Mwongeye kwirirwa neza abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose, reka nsuhuze uri mu ngomage Jack Rwamahungu n'abandi bose ndabasuhuje, sirekana mugire muraho murakomeye. Hari abandi bavandimwe nabonye n'ubundi batwandikiye komenti, izo komenti zabo nazo tuzaba tugenda tuzisoma igihe akanya kabonetse, ariko reka tubashimire tunashishikariza n'abandi gukora subscribe, ubundi mugasharinga cyangwa mugapartaja, ubundi mugakanda kuri like, ubundi mugashyiraho ibikomenti byinshi cyane ariko zifite discipline. Ntabwo tuvuze ngo mushyiraho komenti nk'izo bamwe bashyiragaho, hari komenti zo gutukana, kugira ute, kuvuga ibintu by'urukozasoni. Izo ngizo ntabwo vraiment ntabwo tuzikeneye. Icyo dukeneye ni ukuvuga ngo dukeneye ibintu bifite discipline. Imirwano n'ubundi yakomeje, ubona ko intare za Sarambwe zari zasatiye umujyi wa Pinga, hariya ni muri village yo bita Katobi. Katobi rwose intare za Sarambwe zari zayisatiye. Katobi uva Mpeti kugera Katobi ni ibirometero 18, kandi noneho kuva Mpeti ugera Pinga manza harimo ibirometero, ntabwo ari byinshi, ni ibirometero biri munsi ya 25, hafi 25 aho ngaho. Ubona yuko rero kuva Mpeti ugera Pinga ugera Katobi ibirometero 18, bivugitse ko intare za Sarambwe namwe murumva hari habura ibirometero gusa bigera muri 7 gusa kugira ngo intare za Sarambwe zibashe gufata uriya mujyi wa Pinga. Turaje turebere hamwe ngo Katobi byagenze gute se, intare za Sarambwe zaba zikiyirimo, none se Wazalendo bo baba bayirimo na FARDC n'abandi bandi. Turaje ngo tubirebere hamwe uko byari byitwaye. Turaza turebere hamwe abaturage bahunze hariya bahungiye Nyabyondo, aho baturutse za Kashovu, za Nyange, Ruhinzi na za Rutsiku no mu bundi buce bwa hariya ndetse na za Rukweti, uburyo babayeho. Ubona ko n'imirwano ikomeje hakurya muri Mahanga. Intare za Sarambwe zakamejeje, aho Wazalendo bari bigize abametre. Intare za Sarambwe zibabwira yuko bidashoboka kugira ngo wigire metre ku ntare, uko waba uteye kose n'uko waba umeze kose, ntabwo wapfa kwigira uko ushaka ku ntare za Sarambwe, mu gihe intare za Sarambwe ziba zamaze gupanga operasiyo zavuze ko ibintu bigiye guhinduka. Naje kubivugaho mbabwira ko Seigneur de Guerre uzwi ku mazina ya Saga maze kwiripotinga mu ntare za Sarambwe. Ubona ko n'abandi bashefu n'ubundi bagiye basigaye, nabo ari igihe gitoya n'ubundi bakaza. Turarebera hamwe muri Uvira, ariko tunababwire yuko mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa ibintu bimeze nabi, igipfunsi kiri kurisha, aho bita aba honorable deshonorable. Mu bwinshi reka tubite ba deshonorable hariya muri Kinshasa rwose, aho kugira honere babe honorable, ahubwo bari kwideshonora. Ba deshonorable rwose hariya mu mujyi wa Kinshasa muri Assemblée Nationale, icyo bita igipfunsi, icyo bita imigeri, icyo bita gufimana, kunigishanya amakaruvati, nibyo birimo. Icyo bari gupfa nacyo turaje ngo tukirebereho, ariko ukabona ko Perezida Gisegeti yatitijwe n'ingabo nyinshi. M23 zapasinze, ubona ko zamutitije, zamuteye ubwoba ku buryo byazanye uruntu rw'uruvugo rwinshi yaba muri Kinshasa n'ahandi. Turaza nabyo ngo tubirebere hamwe, ariko reka dutangirire hariya muri lokalite Banakindi. Abaturage bo muri Banakindi muraho murakomeye, abaturage ba Rubaya namwe muraho, katwifurize kugubwa neza ngo n'abajura barashize. Ubu ngubu abantu bicishaga abantu inkoni kuri leta ya Gisegeti ntabwo bikibaho, babandi ngo bitwaga ngo n'abatede n'abandi wasangaga ko bari gukora ibikorwa n'ubundi bya kinyamaswa, ubu ngubu ntabwo bakiboneka. Turaza tunarebera hamwe bamwe mu batorotse Wazalendo bakajya muri M23. Hari ibyo batangaje, bavuga impamvu nyamukuru iri gutuma bava muri za Nyatura bakiyizira muri M23. Ibintu ntabwo byari byoroshye hariya muri Katobi, aho intare za Sarambwe Wazalendo na FARDC kuba babakuye muri position bari barimo, kuko ni mu birometero 7 byonyine kugira ngo uve Pinga, aho intare za Sarambwe zari zaje. Donc twavuga ko ariyo
position d'avance yari ari imbere y'ama advance pata cyangwa reka tubivuge gutyo, ariko FRDC Wazalendo donc za ngabo za Gisegeti n'ubundi ziza kubagabaho ibitero. Ni hariya muri Katobi ni amaposition yarageze muri ane, ku buryo M23 yakoze iyo bita reprise stratégique. Murabizi reprise stratégique si ubwa mbere yabiyikoze hariya, kuko yongeye kuyikora yinjira muri Pinga. Maze kwinjira muri Pinga M23 irongera yivanamo, hashize igihe kirenga umwaka ariko urageza ra umwaka utari wagera ku mwaka nose ku mujyi wago mumaze amezi 7 ufashwe. Umwaka nawo ushobora amezi 7 yonyine ku itariki 27 z'ukwezi kwa ayo mezi ndumva ko amezi 8 umujyi wa Goma ufashwe. Imbere yaho rero intare za Sarambwe zari zamaze kwinjira muri Pinga zirongera ziyivamo. Nukuvuga ngo ibitero biremereye byaturutse muri Pinga Nkasa, Pinga Bushimo, biza kugaba ibitero hariya muri lokalite Banakindi muri defense za M23 zari hariya Katobi. Intare za Sarambwe zibonye gutyo zikubita ikiboko ziyambukira umugezi wa Ruhuru, zirongera zisubirira inyuma, ziragenda zijya kudeployinga mu yandi ma defense. No baravuga bati noneho tuze kureba ko namwe muza kurenga aho ngaho reka tuhabarekere, kuko nubwo dushaka kugira ngo turwanire muri village abaturage babashe gupfa. Murabizi ya reprise stratégique ni nka indi yabaye za Ngungu. Murabizi reprise stratégique M23 yakoreye hariya mu mujyi Amasisi centre, murawuzi bari bamaze kugambirira ko bagiye gutera amabomba amakompora bakabyohereza umuhasere muri donc kuba humanitaire ndetse no mu baturage. M23 ivamo ikoresha reprise stratégique. Nuko ngo ni ibintu byo bagiye baricara barategura. Igisirikare cya Kinshasa ndetse na Wazalendo baravuga bati mu gihe M23 iguma hariya Katobi nta mutekano tugira, kandi irakomeza ijye idwarasinga idutwara n'abarwanyi. Ubona yuko ari ikintu n'ubundi twavuga baje batekereza, baravuga ati abarwanyi bakomeza kwiripotinga bakajya muri M23, none twebwe reka tuyatake mu buryo buremereye, kuko bakoresheje imbunda ziremereye. M23 ivamo muri Katobi, ariko bivugitse ngo isa ku isa n'ubundi bashobora kongera kugaruka, bakagaruka none hari umuriro atari wa muriro uraguma muri Katobi gusa, aho gushobora kumanuka. Urumva na ahantu ha 7 km ni nke cyane, ku buryo M23 igihe igarukira muyitege, mumenye ko irakora ibintu by'agashya mu gihe iraba imaze kugaruka hariya muri Katobi. Mwumve ko Pinga ishobora kuba ariyo shite ya Pinga. Ngiye numvaga ko M23 kuba yaramaze kugera hariya Katobi, ubona ko Pinga iri encercle wenda nubwo bavuye hariya Katobi, ariko ahandi hose ho M23 n'ubundi iracyarimo. Ubona yuko uretse Katobi ivuyemo, ariko n'ubundi Pinga kweri encercle. Reka turindire turebe yuko M23 se irava no mu bindi bice n'ubundi bikikije hariya Pinga, ariko ikigaragara nuko Pinga yo isaha ku isaha umunota ku munota igomba kuvamo. Reka tubara muri groupe Makisimba n'ubundi dusimbuke twizira no hafi ya za Nyabyondo. Abaturage bahahungiye bavuye za Kashovu, za Nyange na za Ruhinzi, za Rukweti na za Rutsiku, bakomeje kwicwa n'inzara. Ariko ukabona ko M23 babwira bati mwaduhungiyeho muza mu bice turimo, ntabwo twakwemera ko twimwe mukomeza kwicwa n'inzara. Kuri duke M23 ifite two kugaburira abasirikari, igakoraho duke n'ubundi gahereza abaturage, ndetse ukabona yuko ubwo yabaye humanitaire, kuko muri biriya bice urava za Kashovu cyangwa za Ruhinzi warahungiye Nyabyondo, nuhura na Wazalendo barakwica, bakubwira yuko ngo wagiye muri aduyi, ko wagiye muri enemy, ngo wagiye mu nyenzi. Icyo gihe uba ufite amahirwe make cyane yo kubaho. Ibyo rero bigateza kuba abaturage batari kujya muri bya bice byabo bavuyemo, nubwo wenda za Ruhinzi, za Rutsiku, za Nyange, za Kashovu, ndetse no mu nkengero hariya za za Rukweti. Kwete niyo M23 irimo igice kimwe. Ubona yuko abaturage batinya kujya mu mirima hejuru y'ibikorwa bibi bakorerwa na za Wazalendo mu gihe bageze mu gice kiwabo. Ukabona yuko badashaka gukomeza kujyayo. Imirwano ikomeye n'ubundi intare za Sarambwe ziri kubohoza amahanga. Ubona yuko kari agace k'amahanga n'ubundi kari kuberamo imirwano,
aho muri iki gitondo mama makumyabiri na gatatu yabyutse ikora operasiyo zitoroshye muri kiriya gice cya za Mahanga, iri kwirukansa Wazalendo, iri kwirukansa FDLR, iri kwirukansa APSRS yo kwa Janvier Karayiri, yari yagiye gukora ibirindiro n'ubundi hariya muri Mahanga. Ubona ko ibi bitero byo muri iki gitondo ni ibitero byari bikaze, ni ibitero byari biremereye, aho defense zigeze nko muri esheshatu zabashije gutwikwa na mama makumyabiri na gatatu. Urikumva ko navuga ko operasiyo zero Wazalendo muri Masisi na Rucuro ko bitazagera ku itariki 30 z'uku kwezi itari yarangira. Turaza turebera hamwe n'ubundi nk'uko nababwiye hariya uko byitwaye. Indi mirwano muri Bashari Mokoto ni muri Nyange, muri village Kaha, muri Nyange, aho M23 iri guroha ibisasu bikomeye muri defense zazirimo FDLR na za Nyatura. Ni operasiyo zero Muzalendo muri Masisi na Rucuro n'ubundi gikomeje muri biriya bice, ni muri localité Bibo Nyange. Ubona ko intare za Sanambwe naho zakomeje operasiyo iri gukora kuri Nyatura, abazungu ndetse na FDLR zaziri hariya bo kwa General Jean Marie Bonane. Ubona yuko nabo bimerewe nabi mu buryo buremereye, ubona yuko rwose ari ibintu bidasanzwe kuri Wazalendo, ko isi yamaze kubagwaho, donc ijuru ryabamanukiye. Ubona yuko mama makumyabiri na gatatu yamaze kurakara, ivuga yuko itari bwihangane kubona Wazalendo bakomeje kwica abaturage, kwiba abaturage. Ni muri territoire ya Masisi n'ubundi muri sheferi ya Bashari, muri groupement, muri sheferi ya Bashari, muri groupement Bashari Mokoto. Ni localité Nyange Bibo n'ubundi nk'uko niho tukiri. Abarwanyi bandi bane bongeye kwiremeta muri mama makumyabiri na gatatu, banagaragaje impamvu bari kuva muri Wazalendo. Banerekana uko bihagaze mu byo bavuga, uko bihagaze mu byo bavuga. Bavuga ko amasasu yamaze kubashirana, nta miti. Donc icyambere bavuze ko amasasu yamaze kubashirana, uwakomeretse naho kujya kwivuriza afite. Mu bice bagomba kujya kwivurizamo n'ibya bice birimo mama makumyabiri na gatatu, ni ukuvuga ngo bagomba kujya Imweso, bakaza Kirumbu, bakajya Masisi, wenda kugira ngo bazagere Pinga biragoranye, kubera kubona inzira biragoranye. Icyo nacyo ni ikindi, abakomeretse bapfa kubera kubura imiti. Ngo nta bwumvikane buri mu bayobozi ba Nyatura, ntabwo bari kumvikana ndetse baranicana. Bakavuga ko bamaze kurambirwa komandema za FDLR. FDLR niba baha komandema, ati tumaze kurambirwa komandema za FDLR. Ngibyo kurya, uretse kurya amateke no kwanura icyo bita uburiga bw'abaturage, kubona umunyu ngo ni ikibazo, amavuta y'amamesa ngo ntabwo akiri kubageraho nk'uko byari bisanzwe mbere. Ibyo nabyo ni ibibazo. Kubona isabuni ni ikibazo, nabyo nibyo bagaragaza bariya bane biripotinze hariya biza bibwe. Ngo baje gusanga ko ntacyo barwanira gifatika. Igihe ngo baza gusanga ngo aribo basenya iwabo kandi aribo bakagombye kuhubaka. Ni ikindi ngo baje gusanga yuko ngo aribo ngo basenya ngo iwabo kandi aribo bakagombye kuhubaka. Ngo kuba babeshwa na FARDC ndetse na FDLR na za Wazalendo ko bazisubiza ubuce bakuyemo na mama makumyabiri na gatatu, ngo ariko bagasanga ari ibinyoma, ngo ahubwo n'ubuce bari bafite nabwo bakaba bakomeje kubukurwamo. Ibyo nabyo ni bigaragaza abenshi bakomeje kwiripotinga no kwiremeta bari kuva muri za Wazalendo bari kuza muri mama makumyabiri na gatatu. Ngo kuba bigaragara ko batsinzwe mu buryo bwuzuye, ngo nta n'ahandi basigaranye ho kwerekeza mu gihe mama makumyabiri na gatatu yabatatse. Ngo basanga ko nta bindi bice bafite byo kwerekezamo mu gihe mama makumyabiri na gatatu yaba yabatatse, buretse kubafata amadede bakabafata ari bazima. Bagasanga ko nabyo ari ikibazo gikomeye kuba nta gace wenda baba basigaranye bavuga ati ngo tuzajya muri kano gace, tuzahungira hano, wenda niyo bazariyeri tukaba dufite, tuzongera kubona si ikintu bigenze gute na gute. Bagasanga ko nacyo ari ikibazo gikomeye, bibasaba kugira ngo batekinge pose bavuga ati reka twigire muri mama makumyabiri na gatatu.
banatanze ingero za bagenzi babo barenga 17 bishwe muri kino cyumweru twarangije ku itegeko ryavuye muri FDLR bavuga ko bakorana na M23 harimo n'abakoloneli. Doke abarwanyi 17 itegeko ryavuye muri FDLR baraza barihereza bo kwa Jean Marie baravuga bati ngo bano bantu baba bari gukorana na M23 ahubwo icyo twakora mu bice mu bakureho harimo n'abakoloneli. Twavuga mu bakoloneli bapfuye harimo n'umukoloneli witwa Kizito, harimo uriya Kivuruga bamwita ngo ni Teni ni Teo Teni tunari sinzi uburyo arafite icyo gikoroseni nawe mu bishwe nzi ko harimo. Hari abandi bagiye bapfa, twavuga nk'abitwaga ba Mudogo bagiye bapfa mbere, bagiye hitwa ba Dekomba, aba Claude, no kubango ukurikiranye usanga ko Wazalendo n'ubundi muri bice bamaze gushira. Bari abangwiti bagiye bicwa na za FDLR, bari abantu ba Kasongo bagiye bicwa na za FDLR, bari abarimasi bagiye bicwa na za FDLR, bari bitwaga ba padiri. Ukabona yuko ubwicanyi bo bakamuzinzi bagiye bicwa na zira za FDLR na ba Apollo. Ukabona yuko ubwicanyi bukorerwa Wazalendo ubwinshi bwabwo bukorwa na Wazalendo bari kwica Wazalendo. Donc Nyatura ikica Nyatura, Nyatura ikica abaturage. Ejo bundi mwabonye hari agahira umugore witwa Gafupi wo Apollo yarashe mwibera murasa no mu kuboko. Uri kumva ko ibikorwa byose bikorwa bibi bikorwa na Wazalendo bigakorwa na Nyatura contre abaturage b'inzira karengane. M23 rero igihe niki kugira ngo murenganura abaturage bo muri Bashari Mokoto, ariko nemeza ntashidikanya yuko agace kaba gasigaye kugira ngo kabari imbere ntabwo karenze 5% ka Bashari Mokoto. 5% nubwo ari nyinshi kuko Bashari Mokoto ni nini, ariko tukavuga ya za Muzimu, za Nyabikeri, Gasenyera, intare za Sarambwe zayinjiyemo nk'ubwo hirya uri kwerekera hari aho bakavumbi bari, ariko ukabona ko Gasenyera intare za Sarambwe zayinjiyemo, za Bupfuho umuhazi ukabona ko M23 yamaze intare za Sarambwe zamaze kuhinjira. Ubona yuko nubundi icyo nemeza ntashidikanya nuko ibice byose mu minsi mike bigiye kuba imbere. Aha, reka dukomeze amakuru yacu nubundi tubagezeho uko byitwaye nubundi. Amaze kumenya ko yari yazandurumo ni ibice byamaze kuba imbere, za Gise, za Ruhinzi, aho bari abasaga bakomeje kwiripotinga. Noneho amakuru mfite nuko uri asaga yiripotinganye aka 4711 PKM imwe RPG imwe sinamakompura, sinzi naba kigira amakompura arazasurira hari azamiyanja saga. Karibu cyane nakomeje kukuvugaho cyane, nabuze ni foto kugira ngo nyereke abakunzi b'Intare official muri group. Hari abakeneye kujya muri group y'Intare official, mutwandikire 0798858830 ukatwandikira ko tukabashyira muri groupe y'Intare official. Ibyo tutari guhitishaho ngo mugasangiza mukabona n'andi makuru n'ubundi y'umwimerere mutakura ahandi buretse ku Intare official. Bombori mu nteko ishinga amategeko ikinshasa, aho aba déshonorable ndi kubavuga mu bwinshi, ntago ndi kuba déshonorable, donc ni beaucoup de déshonorable n'aba honorable benshi cyangwa abadepite mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu bafatanye mu mashati bifungo barabituraguritsa, amakositimu araturika, za karuvati baranigana, bari gupfa. Perezida w'inteko ishinga amategeko, perezida wa Assemblée Nationale Vital Kamerhe Rwakanyiginya, bavuga bamwe ko batamushaka hejuru yo kuba yaragiye anyereza umutungo w'igihugu, kuba hari amafaranga yariye menshi iyo bari barise niba ari operation ya 100 jours cyangwa iminsi 100 Gisegeti yagombaga kuba amaze ku butegetsi iminsi 100. Bavuga ko
bagombaga kuba hari icyo baba bakagombye gukora, amafaranga ajya mu mufuka we, amaze kwinjira mu mufuka we n'ubundi amafaranga arayarigisa. Igihe niwe bari bagize directeur de cabinet, ariko akimara kuba directeur de cabinet amafaranga arayarigisa, amafaranga ntawe uzi irengero ryayo, kandi ni amafaranga menshi arutaho Costa Mutamba yari yarigishije. Ubu nawe bakavuga ati uriya muntu wakoze biriya bintu byo kurigisa amafaranga, uriya muntu wigeze gukora ibi n'ibi, uyu nguyu twebwe ntabwo azaturya. Nabo rero baravuga bati ibintu bihiye nabi, ati reka tumukore mu nteko ishinga amategeko, kuko kuva yaba perezida wa Assemblée Nationale nta nicyo yari yakora twavuga gifatika mu nteko ishinga amategeko. Bamwe ku makuru nuko baje gutora 50% bemeza yuko Vital Kamerhe agomba kuba perezida wa Assemblée Nationale, iyindi 50% ikavuga ko agomba kugenda. Ubwo byatumye batumvikana, bimaze gutuma batumvikana bahita bafatana mu mashati, ibifungo biraturagurika, amakaruvati baranigana, ku buryo habuze gake kugira ngo polisi yayindi ibishinzwe ize gutera iyo bita crimogene. Habuze gake rwose ngo crimogene zize guturika hariya, baza kugira ngo babatere mu bya bintu by'imyotsi iri mu rusenda, kugira ngo barebe ko babakiranura. Ku mahirwe y'Imana, niba nabo bagira Imana, biza gukemuka. Bamwe bavuga ati etat de siège, n'ubundi etat de siège yakagombye kuba itakiriho, abandi ngo yakagombye kugumaho, abandi bakavuga bati no, M23 ntabwo yakagombye kuba ikiriho, mu gihe igisirikare cya Kongo cyitwa ko ari igisirikare gifite ibikoresho kiza ku mwanya munani muri Afurika. Ati n'uburangare, ati Vital Kamerhe ni twavuga perezida wa Assemblée Nationale na perezida wa Sena, nibo bantu bakagombye kuba mu bambere wo kugira perezida inama no kumwereka uburyo bigomba gukorwa, ariko ntacyo bigeze bakora. Ati n'uburangare bwabo bagomba kuvaho. Bakunze b'Intare Official rero gahora mwitamo, reka mubinyemerere mbasabe nkomeze njye gushaka amakuru, menye ngo M23 muri Katobe hariya ni muri groupe Makisimba, eske irongera ihagaruke? Ko hari imyiteguro se ifatika bavugaga ko M23 za Mpeti za Minzenze ndetse na za Karembe ko ari kugera igikoresho cya M23, ntabwo yaba ishaka kugira ngo noneho imanukire rimwe, kugira ngo ushaka kugira ngo wasimbuke neza amanza yasubira inyuma, noneho bakamanuka n'ubundi bari gufata pinga mu buryo bwuzuye. Uvira turaza dukurikirane tumenye amakuru ariyo, ariko icyo nababwira kuri Uvira nuko umunota ku munota muzajya mukumva ibintu bujya gucya, mukumva Uvira yamaze kubatoma. Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.